Uyu ni umwanya w'ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bwawe. Yesu Kristo ageze i Kaperinawumu ahura n'umutware utwara umutwe w'abasirikare. Aramwinginga ati, "Mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, yarababaye cyane." Yesu Kristo aramubwira ati, "Ndaza mukize." Umutware utwara umutwe w'abasirikare aramubwira ati, "Mwami, ntabwo bikwiye ko wakinjira mu nzu iwanjye, ahubwo tegeka gusa arakira." Yesu Kristo yumvishe kwizera k'uwo mugabo biramutangaza, ndetse abwira abo bari kumwe bose, arababwira ati, "Mbonye kwizera gukomeye ndetse kutajya kuboneka mu Bisiraheli." Nuko uwo mugabo Yesu Kristo aramubwira ngo, "Genda, kwizera kwawe kuramukijije." Nawe aho uri, iri ni ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bwawe. Tegeka gusa iby'iwawe biratungana, cyangwa se ibikugoye byose mu buzima bwawe biri butungane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ngaho nawe tegeka. Sinzi ibikugoye iwawe, sinzi ibikugoye mu mutima wawe, sinzi ibibazo uhura nabyo, ariko tegeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo bikugoye birahunga, ibyo bikuruhije birahunga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari imbaraga mbi mu muryango wawe. Ese hari ibyo utifuza mu nzu iwawe? Tegeka kubyirukana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ese hari ibidahari kandi ukeneye kandi ushaka? Hamagara utegeka ubizane mu nzu iwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya naryo riratubwira ngo mucyahe Satani nawe azabahunga. Cyaha ibyo udashaka, uhamagara ibyo ushaka. Tegeka gusa, tegeka birizana, utegeke ibibi birahunga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iri ni ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bwawe, ukamenya ubutware buri muri wowe, ukabona imbaraga ziri muri wowe, ukamenya ubutware bw'ijambo rikomeye riba ku rurimi rwawe, kuko Yesu Kristo yaduhaye ubutware n'ubushobozi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, "Erega ngiturema yashatse kutugiraho nk'Imana, haburaho gato." Tegeka rero, kuko uri Imana nto, ufite ubutware wahawe n'Uwiteka, ufite ubutware wamaze guhabwa n'Imana igihe wakiraga umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba ufite Mwuka Wera ukuyobora. Rero tegeka ibikugoye byose, utegeke ibikurushya byose, wirukane Satani, wirukane ibyo utifuza, wirukane za karande, wirukane indwara mu muryango mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Irukana ibyo wifuza byose udashaka mu buzima bwawe. Uhamagare mu gutegeka ibyo wifuza byose mu buzima bwawe. Hindura amateka y'ubuzima bwawe. Wicaze umuryango wawe aho wifuza, wicaze ubuzima bwawe aho wifuza. Utegeke nimba uri mu kazi ukabona bikomeye, utegeke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo bishoboke. Nimba uri mu bavandimwe ukabona bidakunda, tegeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti birakunda. Nimba uri mu gahinda gakabije, iri jambo wategeka agahinda kagahunga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mutware utwara umutwe w'abasirikare yari afite kwizera ko Yesu Kristo nategeka biri bushoboke. Nawe mera Yesu Kristo muri wowe, ategeke ibyo muri wowe bidakunda. Ategeke uburwayi iwawe, ategeke inyatsi iwawe, yirukane buri kimwe cyose bitagenda neza iwawe, kandi ategekesha ubutware bwe ahamagara ibyo wifuza mu buzima bwawe. Uyu ni umutware utwara umutwe w'abasirikare. Yaravuze ngo, "Tegeka gusa birashoboka." Nanjye ndi umuntu ngo ufite abantu nyobora. Iyo mbwiye umuntu ngo genda, aragenda. Nabwiye undi mugaragu ngo garuka, akagaruka. Nabwira umukozi ngo kora iki, akagikora. Ngo nawe tegeka, kuko yizeye Yesu Kristo ko byose bimwumvira. Ni ukuri nawe Yesu Kristo yaguhaye ubushobozi
umeze neza neza gato cyane rwose nka Yesu Kristo. Akanwa kawe ubwo wamwakiriye kameze nk'ake. Nawe tegeka ibikurwanya, utegeke ibitakumvira, wirukane ibitagenda neza, ukureho uburwayi, ukureho ibigukikije wowe wumva utifuza. Hari imbaraga z'abadayimoni ese ziri iwawe? Hari imyuka mibi iri iwawe? Tegeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, utegekeshe kwizera nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo mbonye kwizera gukomeye cyane ngo ndetse kutaboneka mu Bisiraheli. Nawe rero tegeka, koresha ukwizera kwawe gukomeye, koresha ukwizera kwawe, utegekeshe akanwa kawe kuko kararema. Iri ni ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bwawe. Hindura ubuzima bwawe ukoresheje ijambo nk'iri. Uyu mutware yavuze ngo tegeka, tegeka gusa. Kadusenge dusengera abantu bose badafite uko bategeka, cyangwa se tubasengere kugira ngo Uwiteka abahereze gutegeka muri bo. Data, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana y'ukuri, uri Imana ivuga bigashoboka, uri Imana itegeka bigakunda. Waduhaye ubutware bwo gutegeka natwe reka twirukane dayimoni nyinshi ziri mu bantu. Hari abatera uburwayi, hari dayimoni zitera kwiheba, hari dayimoni zitera ubukene, hari dayimoni zitera inyatsi. Izo turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turategetse nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo mwirukane Satani nawe azabahunga. Twirukanye imigambi ya Satani yose mu buzima bwacu. Twirukanye imigambi ya Satani yose ku bugingo bwacu, mu miryango yacu, aho tuba, mu mazu yacu, mu baturanyi. Imbaraga z'abadayimoni zose zo turazirukanye. Duhamagaye rero dutegeka mu kanwa kacu nk'uko karema. Duhamagaye ibyiza mu buzima bwacu. Duhamagaye amahoro mu miryango yacu. Duhamagaye mu amahoro mu miryango y'uyu muntu wabuze amahoro. Duhamagaye ibyishimo muri uyu muryango wabuze ibyishimo. Duhamagaye akazi muri uyu muntu wabuze akazi. Duhamagaye umunezero muri uyu muntu wabuze umunezero. Duhamagaye kugira akazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kuri aba bantu badafite akazi. Data Nyiringabo, turemye ubushobozi kuri aba bantu bose bafite ibibazo. Buri muntu wese afite ikibazo ntabasha kumenya, ariko nahamagare mu kwizera ategeka mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Umwami Imana namanura umuriro we. Uwiteka Umwami Imana namanura imbaraga ze, yuzuza imitima yanyu. Abafite agahinda gakabije, izo turahagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Izo dayimoni zitera agahinda gakabije turazahagaritse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Murakoze. Iyi ni Elayono Mountain TV. Wakora subscribe, wakora share, ubundi ugakomeza ugakurikirana ibiganiro byacu. Ciao ciao, shalom shalom.